Uyu ni umunsi wa 321 w'umwaka, ni itariki 17 z'ukwezi kwa 11 2025. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Ikuzwe Bonheur kuri Kizwa TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana yadushize ku mutima ijambo riri muri Mariko ibice 7 ku murongo wa 37. Mariko ibice 7 ku murongo wa 37 haranditse ngo baratangara cyane bikabije, baravuga bati byose abikoze neza, azibura ibipfamatwi kandi akavugisha ibiragi. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo baratangara cyane bikabije, baravuga bati byose abikoze neza, azibura ibipfamatwi kandi akavugisha ibiragi. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana ryavuzwe mu gihe cya Yesu Kristo. Yesu Kristo ubwo yaramajije gukiza igipfamatwi kandi ngo kidedemanga, ngo bamuzaniye igipfamatwi kandi kidedemanga kitazi kuvuga, barangije baramwinginga ngo agikoreho, ariko aho kugira ngo agikoreho, Bibiliya iravuga ngo we agikura mu bantu. Amaze kugikura mu bantu ngo arararama, ngareba mu ijuru. Amaze kurarama arebye mu ijuru, ngo akibwira ijambo rikomeye, arakibwira ati efata, bisobanura ngo zibuka. Ngo amaze kuvuga iryo jambo ngo kirazibuka, kirumva kandi kiravuga neza. Ngo ababibonye bose birabatangaza, ngo arabinginga ngo batabivuga, ariko ngo uko yabingingaga ngo barushaho kubivuga. Hano kuri 37 twasomye ngo birabatangaza, baratangara cyane bikabije, baravuga bati byose abikoze neza, azibura ibipfamatwi kandi akavugisha ibiragi. Iri jambo rigere ku bantu bose bihebye, hari ibyo bari gucamo, babona ko bigoye, babona ko bidashoboka, hari urugamba barimo, babona ko ubuzima bubagoye, babona ko bashonje, babona ko barwaye. Nongere mbabwire ngo Yesu Kristo abikora neza. Uyu munsi yagukiza, uyu munsi yahindura amateka. Kuba ugifite ubuzima aracyagufiteho umugambi. Ubwo hari isezerano mwasezeranye, usubirane icyizere, usubirane ibyiringiro, kubera ko Yesu Kristo abikora neza. Icyo usabwa ni ukwicisha bugufi, icyo usabwa ni ugukiranuka, icyo usabwa ni ukukomeza ukamwubahisha, ukera imbuto nziza mu buzima bwose waba uri muri bicyo utunze, ukabikiranukamo. Kristo azabikora neza. Mbibutse muri Bibiliya bavuga ku nkuru ya Mariya na Marita, bashiki ba Lazaro, bari inshuti za Yesu Kristo. Uyu muryango isomye muri Yohana ibice 11, umva ko uyu muryango wari umuryango Kristo yakundaga, kubera ko Lazaro yaje kurwara. Amaze kurwara abigera n'aho apfa, batuma kuri Yesu Kristo ngo ukunda ararwaye. Ni kuvuga ngo Yesu yaramukundaga, ariko nubwo Yesu yamukundaga, yatumye byaremeye karwara bikagera no kukigera apfa. Ariko Kristo yarazi icyo ashaka gukora, kuko yari afite umugambi mwiza wo kugira ngo abantu bazongere bahimbaze Imana, bavuge ngo Imana yo mu ijuru ishoboye byose. Igihe cyaje kugera arapfa, Kristo hashije iminsi 3 apfuye, nibwo yaje. Ahageze bose baramureba, ba Mariya na Marita bararira, agahinda karabica. Baramubwira ngo iyo uza kuhagera mbere, nibura musaza wacu yari kubaho. Ariko Kristo arababwira ngo mugire kwizera gusa, nimugira kwizera byose birakunda, araza kongera abeho. Ariko ntibabyumva, kubera ko ntabwo babyumvishaga. Bo bumvaga ko Kristo yabikoze nabi, nyamara Kristo yari yabikoze neza. Bigeraho Kristo ababwira ati nimunyerekaho Lazaro. Mariya manza kumwangira ati amaze kunuka, amaze iminsi 3, byarayogoye. Yewe ni nkuko nawe wabibona, ukabona ibibazo bikurembeje, ukabona ufite amadeni, ukabona ukumva ko bitagikunze. Nyamara Kristo yabikoze neza, kubera ko na nyuma ya zeri ibyo ngibyo ubona ko bitagishobotse, abasha kubihindura bikaba bizima, abasha kubirema, ubuzima bwawe abasha kubusubiza ku murongo. Ibyo ubona byakubaza abasha kubigukiza, kubera ko Kristo wacu byose abikora neza.
yaje kugera kuri Lazaro, aramubwira ngo Lazaro we kanguka, wari umaze iminsi 3 apfuye, arongera aba muzima. Icyo gihe abantu bose bari baraho batangarira Imana, bahimbaza Imana, baravuga ngo Imana ishobora byose. Nanjye ndagira ngo mbabwire ngo Kristo wacu byose arabishoboye. Nugira ikibazo niwiganyire, ahubwo ugumane ibyiringiro, ukomeze umwizere, ukomeze umwiringire, kubera ko Kristo wacu arabishoboye. Ahandi hantu byigeze kubaho, impamvu bidusaba guca bugufi, muribuka Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yigeze kubaka ubwami bwe, abona ubwami bwe burakomeye, abona ubwami bwe busa neza, ngo yari yarubatse imirima myiza yo hejuru. Ariko amaze kubaka imirima myiza yo hejuru, afite igihugu gisa neza, bimutera ubwibone. Iyo usomye muri Danieli ibice 4 ku murongo wa 27 haravuga ngo, aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nuraho, mubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Nebukadinezari yari yarubatse Babuloni nziza, ariko arangije avuga nabi, aravuga ngo ni Babuloni niyubakiye kugira ngo meshe ubwami bwanjye icyubahiro. Imana ibyumvishe yumva nagirimo. Wibuke uyu Nebukadinezari yari ayoboye ibihugu 127, igihugu cye cyari cyagutse ku buryo yari yarafashe ubwami bw'ibihugu 127 akabuhindura igihugu kimwe. Ariko amaze kuzamura ubwibone, avuga ijambo, aravuga ngo niyubakiye Babuloni yanjye kugira ngo hanezeze, nayubatse n'amaboko yanjye. Imana irababara. Imana imaze kubabara kubera ko yumvishe ko ibintu avuze nta cyubahiro cy'Imana kirimo. Kandi wibuke ko Imana niyo mwami w'abami, niyo ishobora byose, niyo itegeka byose. Ibi ngibi bituma Imana ivuga ngo Nebukadinezari ngomba ko kwigisha. Imana yohereza marayika kugira ngo aze yigishe Nebukadinezari. Bibiliya iravuga ngo Nebukadinezari yahise avanwa mu bantu, ajyanwa mu ishyamba. Ageze mu ishyamba atubwenge, amaramo imyaka 7, arisha nk'inka, amera ubwoya nk'inyamaswa, agira inzara nk'iz'inyamaswa. Amaze kuba gutyo, kubera ko Imana marayika yakoze kuri Nebukadinezari akantu gato ku bwonko, byose birayoba, ararisha, nekereza ko yageze mu ishyamba, aravuga ati ndumva naniwe, wasinzira, atazi ko azasinzira imyaka 7. Ariko kubera ko ijambo ry'Imana ryari ryavuze ngo ajye mu ishyamba kugira ngo yigishwe gusa, namara kwigishwa azagaruke mu bwami. Ikintu cyarangaje, hashije imyaka 7, Nebukadinezari Imana yamukoze agarura akenge, agaruye akenge yisanga ari mu ishyamba. Bibiliya iravuga ngo azamura amaboko ahimbaza Imana, aravuga ngo Imana, ngo menye neza ko Imana ariyo yimika abami ikimura abandi. Ako kantu gusa Imana yafashe imyaka 7 kugira ngo ikigishe Nebukadinezari. Amaze kuvuga ako kantu, Imana iranezerwa, iravuga ati sawa, nibyo nashakaga. Ngo ibikomangoma, abatware b'i Babuloni bahera ko baza gushaka Nebukadinezari. Akabazo, mutekereze, Nebukadinezari wari uyoboye ibihugu 127, Imana iyobye ubwenge bwe, amara imyaka 7 mu ishyamba, arisha nk'inyamaswa. None ikintu cyantangaje, mu bantu bose bari bafatanyije kuyoborana ubwami bw'i Babuloni, nta muntu n'umwe wibutse ku mwami adahari, kuko Imana nabo yasize bakoze ku bwonko. Abantu baba mu bihugu 127 na wamenye ko Nebukadinezari adahari, kuko iyo baza kubimenya baba barimitse undi mwami. Ariko Nebukadinezari yaragarutse, ayobora ingoma ye, kubera ko Imana yacu ari ishobora byose. Amaze kugera mu bwami, aravuga ngo Imana yo mu ijuru, Imana ya ba Daniyeli ishobora byose, yandika igitabo ategeka ko mu gihugu cye cyose bagomba guhimbaza Imana. Wanyemereye ukizera Imana, ukongera ukagarura ibyiringiro ku Mana, ukongera ukayigirira icyizere. Mwibuke ko gukizwa ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ko Imana yacu ishobora byose. Tugiye gusengana kugira ngo Imana ibyo warubonye nk'imisozi imbere yawe yongere ibihindure, ibyo ubona bikuremereye, imigozi ubona ikuboshye ituma utabasha gukorera Imana neza, kugira ngo iyikubohore, yongere ikwambike imbaraga, kubera ko Imana yacu ishobora byose, yongere iguhembure. Hari nubwo buri mu bigeragezo bituma utabasha kubohoka gukorera Imana, munyemerere dufatanye mu kwizera
kwizera kurarema, kwizera kurakiza. Dusenga Imana kugira ngo yongere guha ubuzima bwuzuye, ubashe gukorera Imana uguwe neza, kugira ngo tubashe gukomeza ibyo twizeye turi muri ubu buzima. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ko uri Imana ishobora byose, uri Imana yihagije, uri Imana itegeka byose. Turi imbere yawe Kristo, turagushimiye. Turi imbere yawe uvuganye ijambo natwe rikomeye, uravuga ngo byose ubikora neza. Kristo, ni wowe watangije urugendo, uzanarusohoza amahoro. Turakwinginze kugira ngo uze muri aba bantu, uze mu bakunzi ba Kizwa TV, uze mu bakunzi yaba bari mu Rwanda yaba bari mu mahanga. Uze Kristo, uhindura ubuzima, byose ubikore neza, usenye imigozi iri mu buzima bwabo. Mu izina rya Yesu wongere wubake ururembo muri bo, wongere wubake igicaniro muri bo, wongere ubahereze kubaho ubuzima bwuzuye amahoro, bwuzuye amashimwe, bwuzuye kukuramya, kugira ngo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Rakoze kuje gukiza abarwayi, ukiza abarwayi mu izina rya Yesu. Bohora imbohe, utanga ubuzima bwuzuye mu mwuka, ubugingo ndetse n'umubiri, kugira ngo abantu bawe babashe kuguhimbaza no kugukorera bishimye, banezerewe, baguwe neza. Twirukanye gukora k'umwanzi mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo ineza yawe no gukora kwawe ari byo bigumana natwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.